byubampfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye mw'iki Kristo. Ndagushima Yesu, waje mw'isi uramfira, ni kubw'ubuntu wabinkoreye. Kristo ukaza mw'isi ukamfira, ingoma ye nuko aramanuka, aramusuzugura ntibamwemera, hariho inshuti nkawe se, akunda abayihinyuye, harindi inshuti nkawe se, ntayo ndabayihinyuye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Data ahimbazwe. Kristo yamamare, Kristo yamamare, wadupfiriye. Yesu ndagushimira iki gitondo, ndagushimira ko wamfiriye, ndagushimira mwami. Haleluya, hahirwa mwami Kristo, reba barahinduka, ati nabambwe bukeye barahinduka, ati nabambwe nkamubwo baramuhemura, bambuzi babamba Kristo, byarabyihanganira, wabona uko aducungura, ibyarabyihanganira. Haleluya, wabona uko aducungura. Shimwa mwana, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa ko wadupfiriye. Shimwa iki gitondo nibutse intsinzi y'igorogota, nibutse ubuntu wangiriye, nibutse ko nababariwe. Yesu, nibutse ko mu kwihana harimo gukira, mu kwicara hasi Yesu umuntu akongera kwiyeza, umuntu akongera kwisubiramo, kuko turi mu isi y'ibyaha tugenda duhura n'utuntu twinshi. Yesu we, waramfiriye ku musaraba, ndagushima. Nanjye ngeze mw'ijuru, amfira ku musaraba, nanjye ngeze mw'ijuru, ayizambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, savuga sizi izina ryawe Yesu, ni umunara muremure, yambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwawe Yesu, nirwo rutubundikira tukabyuka amahoro. Inshuti ye, savuga izina rye, yambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, savuga izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, savuga izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye. Haleluya, nzavuga hose izina rye. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Mariko igice cya mbere, murongo wa 29 tugeze ku wa 31. Mariko igice cya mbere, murongo wa 29 kugera ku wa 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo, arabazimanira. Amen. Imana ishimwe. Yesu aradukunda cyane.
uku kwezi ni ukwezi ko kubyuka. Hari ikintu kiri kunezeza mu magambo yose uri gusanga muri Bibiliya, ahantu henshi hari kubyutswa na Yesu, hari ahantu henshi harimo gufata ukuboko, harimo ari kuvuga ngo aramubyutsa, byuka. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bamaze gusohoka mu isinagogi, bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga. Hari ahantu umaze igihe kirekire uryamye, hari indwara umaze iminsi uryamyemo, hari ibintu byinshi umaze iminsi uryamyemo, ariko iki ni igihe cyawe cyo kubyuka. Iki ni igihe cyanjye cyo kubyuka mu mpande zose z'ubuzima. Iki ni igihe cyo kubyuka, ni igihe cyo kubyuka mu byaha. Yesu yaradupfiriye. Indirimbo yazindutse imfasha, indirimbo nziza cyane. Uyu muririmbyi yazindutse amfasha, undi abaririmbira iby'uwamfiriye. Yesu niwe wenyine watubyukije mu isayo y'ibyaha, tufata ukuboko atuvanayo. Kubwo kwakira se umwami n'umukiza no kwihana ibyaha, Yesu adufata ukuboko atubyutse iyo mu byaha. Ndakwinginze niba ukiryamye yongewe mu byaha uveyo. Ndakwinginze niba ugitwarwa n'ibyaha ubireke. Iki ni igihe cyawe cyo kubyuka. Yesu akakoza, Yesu aradukarabya, dukarabyaho ibyo myanda yose y'ibyaha, atugira bashya. Yatwemeye nk'inshuti, yatwemeye nk'abe, yatwemeye nk'abavandimwe be. Na Bibiliya irabivuga, Imana ni data nk'uko yabyaye Yesu, natwe turi abana bayo. Haleluya. Umwami ahimbazwe. Uyu nyirabukwe wa Simoni we yari aryamye mu ndwara yitwa ubuganga. Hari ahantu nawe uryamye igihe kinini, hari ahantu usinziririye, ariko iki gihe cyo kubyuka, kanguka. Yesu araza amufata ukuboko. Reka dusenge uyu munsi, ubwire Yesu ngo Yesu mfata ukuboko, mfata ukuboko mbyutse aha hantu. Aho uryamye niwe uhazi. Ushobora kuryama usinziriye, ushobora kuryama ukanuye. Bwira Yesu ngo Yesu aha hantu niwe wahambyutsa. Bwira Yesu aha hantu uburyo bwose uhari, havuga izina. Nyirabukwe wa Simoni ngo bamubwire ibye. Ni ukuvuga ngo aba babwiye Yesu ko nyirabukwe wa Simoni arwaye. Nawe bwira Yesu iki gitondo, bwira Yesu tuwite, ndyamye ahantu igihe kinini, ndyamye muri ubu bushomeri igihe kinini, ndyamye muri ubu bugumbi igihe kinini, ndyamye muri iki cyaha igihe kinini, ariko ndifuza kukireka, ndifuza kukivamo. N'ibinjabakira, ariko wowe wamfata ukuboko ukakinsohoramo, wamfata ukuboko ukambyutsa, wamfata ukuboko ukahamvana, wamfata ukuboko. Haleluya, haleluya. Yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Yesu aradukunda. Niyo mpamvu atishimiye ko tugumya kuryama aho ngaho mu mubabaro, mu gahinda, mu maganya. Oya, iki ni igihe cyo kugira ngo wemerere Yesu agufata ukuboko. Ni igihe cyo kugira ngo nemerere Yesu amfata ukuboko, ambyutse, ariko kugira ngo nyirabukwe wa Simoni abyuke, barabimubwiye. Haleluya, haleluya. Ngo ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Haguruka usenge ubwire Yesu ibyawe. Bwira Yesu ahantu uryamye. Nyirabukwe wa Simoni bwari ubuganga, yararwaye. Bamubwira ibye, baramubwira ati Yesu bimeze gutya. Byuka ubwire Yesu uti Yesu bimereye gutya. Yesu ndananiwe, Yesu biranyobeye, Yesu biri gukunda ariko biri gupfapfana, Yesu biri kuzamuka ariko bikamanuka, Yesu ahangaha simbenye inzira, Yesu ahangaha mparyamye imyaka iyi n'iyi, Yesu ngaya amaboko yanjye yafate, ngaya amaboko yanjye y'umwuka, ngaya amaboko y'umubiri, ngibi ibitekerezo byanjye. Yesu buri wese agira amaboko ye amufashe. Haleluya. Buri wese agira aho aryamye he, buri wese agira aho arwaye he. Ushobora kurwara mu ikofu, ushobora kurwara mu mutwe, ushobora kurwara mu mubiri, ushobora kurwara amaguru. Buri wese agira aho arwara. Ushobora kurwara mu kazi, akazi kawe kakarwara. Ushobora kurwara muri business, aho arwaye ni henshi. Nyirabukwe wa Petero yari arwaye ubuganga. Indwara ya nyirabukwe wa Petero yari izwi. Hari n'igihe tukureba tujya ngo uri muzima, ariko hari henshi urwaye. Haba hamwe haba henshi. Yesu ntakangwa n'umubare wabyo. Bwira Yesu aho urwaye. Mubwire ngo bamubwire ibye. Barabivugiye nyirabukwe wa Petero, ariko nawe wakivugira kuri Yesu. Umwenda wari ukingirije ahera wavuyeho, kugira ngo buri wese yigerereyo. Mu gukiranuka biracyashoboka, mu kwezwa birakunda. Yesu aratwumva.
aho twatakira hose Yesu aratwumva. Icy'ingenzi ni ukumubwira, kandi yiteguye kudufata ukuboko, yiteguye kutubyutsa, yiteguye kudukiza. Ubuganga bukatuvamo bukavamo, buri wese agira ubuganga bwe, maze tungarabazimanira tujye gukora icyo Imana iduhamagara, tujye gukora imirimo yacu, tujye aho umwami mu masezerano yacu arabazimanira. Mu by'ukuri kubera kuryama, kubera uburwayi bw'ubuganga, nyirabukwe wa Simoni ntabwo yari kubasha gukora iyi mirimo yo kuzimanira aba bashyitsi. Ntabwo byari gukunda. Yabikoze kuko yabyukijwe, yabikoze kuko yakize, yabikoze kuko yavuye mu buriri. Haleluya. Hari ibintu tutagezeho kubera umusinziro, kubera ko aho turyamye, aho tumaze igihe. Ariko iki ni igihe cyo kwemera Yesu akatubyutsa. Umuntu wese wisengera uyu munsi ubwira Imana ngo mbyutsa. Uyu munsi ukora amasengesho avuga ngo mbyutsa Yesu, aho narindi, aho narindi, aho narindi. Icyubahiro kibi cy'Imana. El Shaddai turagushimiye, size hejuru izina ryawe Mwami. Waduhaye Yesu ushimwe, kandi Yesu waratwemeye, utugira inshuti, utugira abawe. Ndagushimiye, watwemeye inshuti zawe, watwemeye ntacyo tuguhaye, nta kiguzi, n'urukundo rwawe watwikundiye. Turarugushimira Mwami. Turasenze Mwami, kugira ngo ahantu hose twari turyamye Mwami tuhave. Nyabukwe Simoni yararyamye mu buganga, yararyamye arwaye, natwe ari henshi turwaye. Turasenze uyu munsi kugira ngo Mwami udufate akaboko, dufate amaboko Mwami, ukw'iburyo n'ukw'ibumoso, udufate amaboko Mwami, uduhagurutse. Duhagurutse Yesu, duhagurutse. Erega tuhadindiriye igihe kinini, erega tuhamaze imyaka, erega indwara yaraturembeje, erega ubuganga, buri wese agira ubuganga bwe bwaraturembeje. Erega Mwami Yesu, aho ngaho turaharembeye, ariko niwe wadufata ukuboko ukatubyutsa, niwe wahadukura Mwami, tukajya mu mirimo yacu, tukajya mu kazi kacu, tukajya muri gahunda, tukajya mu masezerano yacu, tukajya ku musozi watugeneye. Mu izina rya Yesu, mu bubasha bwa Yesu, mu bushobozi bwa Yesu, mu gukora kwa Yesu, mu buntu bwa Yesu. Haleluya, haleluya. Turi hano Mwami, turi hano igitondo Mwami, umunsi wacu uwo matari nuko udufata amaboko Mwami, dufata amaboko buri saha, utubyutse muri domene yose y'ubuzima aho twari turyamye, utubyutse utuvaneyo Mwami, udukize burundu, udukize burundu. Twakire gukira, tuba amahoro, tugende mu masezerano yacu ngarabazimanura, dusubire mu bikorwa byacu, dusubire mu mirimo yacu, tujye mu masezerano yacu, tujye ku misozi yacu y'amasezerano, tujye mu cy'Imana iduhamagarira, tujye mu cy'Imana ishaka yagambiriye. Haleluya. Tujye mu bikorwa byacu bya buri munsi. Urakoze Yesu kuko utugenderera, urakoze Yesu kuko utubyukije, urakoze Yesu kuko utugarutseho, ukatubyutsa mu buganga, ukatubyutsa mu ndwara zitandukanye, ukatubyutsa mu bibazo, ukatubyutsa mu byaha, ukadufata akaboko ukadusindagiza, ukaduhagarika, ukadufata akaboko tukema. Haleluya. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze Mwami, none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Ugira abantu byutsa, basenga, ugira umuntu byutsa kubw'icyubahiro cy'Imana. Nitwe bifitiye inyungu. Usengera umunsi wawe, ubwira Imana ikubyutse nk'uko yabyukije nyirabukwe wa Petero. Mwibuke gukora subscribe na share. Shalom.